Imana iha umugisha abamaze kutuyobora umwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza, kandi Imana ikomeze basiga amavuta kugira bakomeze bakorera Imana kandi bakomeze baduhesha umugisha muri uru rugendo rugana mu ijuru. Haleluya. Ni iby'icyubahiro kandi ni iby'agaciro kenshi kuba muri presence y'Imana, kuba muri ubwiza bw'Imana, ntabwo twabona uko twabisobanura. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 9. Uyu munsi turaganira ku mbaraga zo ku kidendezi Silowamu. Haleluya. Yesu ashimwe. Nizo tugiye kuganiraho muri kino gitondo. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusenge, nyuma tuganire. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, turera ku murongo wa mbere. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati, mwigisha ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo yo wantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo mu isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha akondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati, genda wiyuhagire ku kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni jye. Haleluya. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari he? Ati, simbizi. Wari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo hari ku munsi w'isabato. Uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira, ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana, kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, ni umuhanuzi. Ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barabaza bati, uyu ni umwana wanyu? Muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi barabasubiza bati, tuzi yuko uyu ari umwana wacu, kandi yavutse ari impumyi, none arareba. Ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, namwe ni umugabo mukuru arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo, nuko batinyaga abayuda, kuko abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese
uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati ni umugabo mukuru nimumwibarize. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa be? Baramutuka bamubwira bati ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa bayo, turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse kandi areba mpumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye uwavutse ari impumyi. Uwo muntu iyaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha. Bamusunikira hanze. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze aramushaka, amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati databuja ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramubwira ati databuja ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Imana itugire neza. Data mu izina rya Yesu Kristo, duciye bugufi imbere yawe, turakwingize ngo iri jambo uriho imbaraga, reka mwami urisukeho amavuta, umwuka wawe wera, ikiganza cye no gukomera kwawe bibe muri iri jambo mwami, kugira ngo umuntu wese udukurikiye n'umuntu wese uzaryumva, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rihambaye rizageraho muri mukura rigire naho rimugeza. Uzamwubake mu buryo bwose mwami. Ndagushimye kuko uri Imana iherekeza ijambo ryawe kandi ukarisohoza. Tugire neza mwami, kugira ngo iki gitondo tubone imbaraga zawe kandi uduhumure, tubone igitangaza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro kubw'urukundo rwayo no kubwo imbabazi zayo n'umurava wayo n'icyubahiro cyayo. Turaganira ijambo rivuga ku mbaraga z'Isilowamu. Hari ahantu muri iyi si, cyangwa se hari ibintu muri iyi si Imana yahaye imbaraga ikoresha mu buzima bwacu. Imana irema iyi si yiremeye umuntu. Rero igihe yiremeraga umuntu yayishyizemo ibintu byinshi bizafasha ubuzima bw'umuntu muri iyi si, kumugira neza no kugira aho bimuvana n'aho bimugeza. Kuko igihe umuntu yabumbwaga cyangwa se yaremwaga, yabumbwe mu gitaka. Imana yafashe igitaka ikuye muri iyi si irakibumbabumba. Imaze kukibumba, ifata umwuka wayo uri indani muri yo, iwuhumekera muri iki gitaka. Hanyuma umwuka n'igitaka bihuye bitanga ubugingo, bitanga ubuzima. Niyo mpamvu
iyo umwuka uvuye mu muntu, umubiri usigaye aba ari igitaka gisubizwa mu kindi gitaka, gisubizwa aho cyavuye. Ibihugu byinshi bifite amategeko agenga amarimbi. Irimbi rishyingurwamo abantu, example nko mu Rwanda hari itegeko rivuga yuko iyo umuntu ashyinguwe mu irimbi, umuntu wa nyuma ushyinguwe mu irimbi babara imyaka 20. Iyo imyaka 20 itambutse, umuntu wa nyuma ashyinguwe mu irimbi, rya rimbi rihinduka ubutaka nk'ubundi bwose, rikoreshwa imirimo yose isanzwe. Abantu bashatse bahahinga, abantu bashatse bahubaka amazu, abantu bashatse bashyira ikibuga cy'umupira, abantu bashatse bahakora ibyo bashaka ibyo ari byo byose. Ni ukuvuga ngo babara imyaka 20. Bishatse gusobanura iki? Bishatse kuvuga ngo nyuma y'imyaka 20 umuntu wa nyuma ashyinguwe kuri buriya butaka aba yaramaze guhinduka igitaka. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ubushakashatsi basanga neza yuko umuntu aba yaramaze guhinduka igitaka, rivanze n'igitaka byarangiye. So kuko uyu mubiri twambaye ni igitaka, it's dust, ni igitaka twambaye, ni igitaka dutuyemo. Umuntu original ni umwuka uturuka ku Mana, niwe muntu nyakuri, niwe utuma ugenda, niwe utuma urya, niwe utuma unywa, niwe utuma umuvinga, niwe utuma ukora buri kintu icyo ari cyo cyose. Uyu mwuka yakuvuyemo, niyo mpamvu iyo baje kuvuga ngo umwuka umushizemo, wa mwuka uba ugiye usubiye kuba uremye, usubiye kuba utanze. Hanyuma cya gitaka rero, cya kibiri cyabumbwe mu gitaka kigahita gisubira mu gitaka. Biravuga ngo azasubira mu gitaka kuko yaturutse mu gitaka, kuko yavuye mu gitaka niho azasubira. So iherezo ry'umuntu ryose rirangira uyu mubiri usubiye mu gitaka. Umwuka ntawuzi aho ujya, abizera tuzi kujya ku Mana, usubira kuba wutanze kuri nyirawo. Niyo mpamvu ibyo dukora byose, intambara turwana zose ijoro n'amanywa, dukorera umuntu wacu w'umwuka, dukorera umuntu wacu utagaragara. Bibiliya iravuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora, kandi biri kongera ikavuga ngo ukwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, ngo ariko ukwitoza k'umwuka kugira umumaro muri byinshi. Niyo mpamvu dufata igihe tukareka ibyo kurya, tukareka kuryama ku buriri bwiza, tukaryama ku karago, tukamara umunsi twiyirije. Niyo mpamvu twiyambura ibitunezeza tukabishyira ku ruhande, tukafata igihe tugahagarika entertainment, tukava mu rusaku, tukava mu bintu bidushimisha, bishimisha imibiri yacu, tugira ibyo twiyima twirinda, tukababaza uyu mubiri kugira ngo umwuka wacu ahembuke. Iyo ujya guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru udasiba, uri mugaburira igitaka, kubera ko umuntu yaremwe mu buryo bubiri, ni igitaka n'umwuka, kandi kugira ngo igitaka kibeho gikenera wa mwuka. Wa mwuka nawo kugira ngo ugende muri iyi si nawo ukenera cya gitaka, kuko iyo bitandukanye ntabwo umwuka ushobora kongera kuba muri iyi si. Niyo mpamvu iyo wakoreye Imana, iyo wagendanye n'Imana, umwuka wawe uragenda ukaruhuka. Ariko iyo wagendeye mu isi y'umwijima, umwuka wawe uragenda ukaba uri ujya, warangiza ukagaruka ugatangira kuzerera mu isi, uhinduka inzererezi, kuko
ikirere cya mbere mpora mbibasobanurira ni ikirere cy'umwuka w'umuntu. Rero abantu bapfuye batubaha Imana badasenga Imana bajyanwa aho Kiliziya Gatolika yita muri purigatori, mu buruhukiro. Iyo udashoboye kuba waragendanye n'Imana ngo umwuka we ujye mu buruhukiro, ujye ahantu uruhukira, hamwe abera bategerereje bahora barira bavuga ngo uzageza ryari kudaca amateka ngo uhorere amaraso yacu yamenwe. Yesu akomeza avuga ngo nimurindire ndacyafite imbata mu isi zimeze nk'amwe zitaraza, umubare wanyu nturuzura. Hari abandi bakiri mu isi, hari abandi nkirimo gutegura, hari abandi bakirimo gutwoza bagomba kuza kubiyunga. Sinaca amateka uyu munsi kuko hari abategerejwe gukizwa, hari ubundi bugingo ngomba kurokora. Ibyo rero iyo bimeze gutyo, igikurikira nuko umwuka utagiye hahandi uragaruka ukazerera. Niho abantu batangira guhangana n'imyuka y'abazimu b'abantu mu miryango yabo, basekuru, abagabo babo, abagore babo, ba nyina, base baba barimo kuzera badafite iyo bajya, bakagaruka kuza gutura mu miryango bavutse, bagashaka mubakira ibicaniro, mubakira utuzu, mubakira utuntu dutandukanye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo wenda tuzavuga ikindi gihe mu gihe turimo tugana ku bintu birebana na deliverance. Ariko niki turimo tuvuga uyu munsi wa none, ni mu isi hari ibice byinshi, hari ibintu byinshi Imana yaremye kubw'umuntu bigomba gufasha ubuzima n'imibereho y'umuntu. Ariko kubera ko twakoze icyaha, biravuga ngo mu gitabo cy'Abaroma ngo koko bose bakoze ibyaha ntibashobora gushyikira ubwiza bw'Imana. Kubera icyaha ntitwashoboye gushyikira ubwiza bw'Imana ngo dushobore kudekuva, gusobanukirwa, kumenya buri kintu cyose Imana yaturemeye muri iyi si kiri connecte n'imibiri yacu. Haleluya. Ibintu byinshi cyangwa se ibintu byose Imana yaremye muri iyi si biri connecte n'imibiri yacu, biri connecte n'ubuzima bwacu. Buri kintu cyose kiri muri iyi si gifite meaning yacyo ku mibereho y'ikiremwamuntu. Ariko kuko twavuye mu bwiza bw'Imana tukajya kure y'Imana, ubwenge bwacu bwagiye hasi cyane, bituma tudashobora gusobanukirwa no kumenya buri kintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Inkoko iyo iri mu rugo iri connecte n'ubuzima bwawe. Iyo saa 9 z'ijoro zigeze irakubwira ngo saa 9 z'ijoro zirageze. Mu gitondo saa 12 zigeze bukeye irakubyutsa, irakubwira ngo igihe cyo kubyuka kujya mu kazi kirageze. Inkoko ifite communication n'umuntu uyitunze. Ariko kuko ubwenge bwacu bwamanutse bukajya hasi cyane, ni bake cyane bashobora kumenya ngo iyi nkoko ivuze kubera izi mpamvu izi n'izi. Iyi nkoko iri mu rugo, iyo hari umuntu w'umunyamahanga udasanzwe uza muri iyo nzu, uri hafi aho ngaho, ifite ukuntu ivuga. Ifite imvugo ikoresha irimo ikubwira ko isaha igeze. Ifite imvugo ikoresha irimo ikubwira ko ishonje. Ifite n'imvugo ikoresha iyo hari ikintu kidasanzwe kiri stranger kije hafi y'urugo. Nimba ari ipusije, nimba ari imbwije, nimba ari umuntu, nimba ari igikoko, ifite ukuntu ivuga. Irakominika n'umuntu. Kubera iki? Kuko buri kiremwa cyose Imana yashyizeho kuri iyi si, buri kintu cyose Imana yashyize kuri iyi si gifite ubwo kiri connecte n'ubuzima n'imibereho y'umuntu. Ariko ntitubisobanukirwa, ntitubimenya kubera ko tutari connecte n'ubwenge bw'Imana.
yaremye bya bintu. iyo wumvise inkoko mu ijoro muryamye kujya yongorera idashaka gusakuza cyane, ukumva irimo kumera nk'ikokoza ariko gahoro irimo yongorera, iba yumvise ikintu kiri strange kiri aho ngaho hafi, kuko ifite gukurura no kumva no kumenya ikintu kirimo wowe utumva. hari ububasha ibi biremwa bindi bifite kuko bitakoze ibyaha twebwe tudafite. ubundi ubusanzwe uko ikiremwa muntu cyari kiremwe cyari gifite ubushobozi bwo kudetekitinga buri kintu icyo ari cyo cyose. ijisho ry'umuntu ryari rifite ubushobozi bwo kubona buri kantu kose, ariko tumaze gukora icyaha amaso yacu yambuwe. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Itangiriro ngo turahweza turareba, ariko kiriya gihe imbaraga n'ubushobozi bwo kureba ikintu kiri kure, bwo kureba ikintu kiri inyuma y'igikuta, bwo kureba utuntu duto twa worms, utumikorobe tunzuzunya turinda gushyira mu byuma, biriya byose umwana umuntu afite ubushobozi bwo kubimenya no kubisobanukirwa no kubireba, ariko kubera icyaha ubwo bushobozi bwose twarabwambuwe. twari dufite ubushobozi bwo kumva. reka mbabwire, inzovu yumva ibintu biri munsi y'ubutaka ku birometero hasi mu kuzimu. iyo ikirunga cyangwa se ikirunga ni volcano, iyo cyenda kuruka inzovu zibimenya mbere h'ukwezi. urazi impamvu zibimenya? hariho icyo bita tectonic movement ibera muri inakowa munsi. iyi tectonic movement ibera muri inakowa underground iri ku birometero birenga 100,000 mu nda y'isi. iyi movement ihabera niyo itera iruka ry'ikirunga. twebwe abana hano ntidufite ubushobozi bwo kumva icyo kintu kiri aho ngaho, ariko inzovu zibasha kumva iyo movement iri kuri ibyo birometero mu nda y'isi, zikamenya ko hari ikintu kigiye kuba aho hantu hafi, zigatangira guhunga ziva hafi y'ikirunga. ibirunga biraruka bikica ubuzima bw'abantu, ariko nta nyamaswa n'imwe yicwa n'ikirunga, zigenda mbere yuko kiruka. ariko abana b'abantu kiraza kikaruka kikabica, ugasanga ngo ikirunga cyarutse cyahitanye abantu runaka, cyasenye amazu runaka, ariko nta nyoni nta nyamaswa n'imwe iba iri muri ako gace. igihe cy'umwuzure wa Nowa inyamaswa zinjiye mu nkuge mbere yuko n'abantu binjiramo. abantu babonaga inyamaswa zirimo ziza imwe ku yindi, ikigabo n'ikigore, zitonze umurongo zirimo ziza zinjira mu nkuge. abantu bari aho ngaho turi mu gihe cy'izuba huse, Nowa inyamaswa zigiye kumurira muri ya nkuge yiyubakiye. mu gihe abantu bavuga ngo no inyamaswa zigiye kumurira muri ya nkuge, zozo zari zamaze guhunga, ko zari zimaze kumenya neza 100% yuko hari ikintu kibi kigiye kuza mw'isi. ndimo kuvuga ku mbaraga z'Isilowamu. nashatse kubanza kubereka uburyo iyi si turimo irimo ibintu byinshi Imana yaremeye ubuzima bwacu. buriya inka iyo iri mu rugo ku borozi b'inka, iyo nyir'urugo atari mu rugo irabimenya yuko nyir'urugo adahari. iyo nyir'urugo atashye akiri mu metero 100-200 ataragera hafi y'urugo, inka bamaze kumwumva itangira
kuvumera. Hamwe muri mu rugo muhita mumenya ngo papa aratashye. Ibyo inka ibyumva akiri kure cyane yuko nyir'urugo atashye. Iyo mumaze kumenya kominikasiyo muhita mutangira kwitegura muvuga ngo araje. Iyo ageze mu rugo ifite ukuntu ivumera irimo imwakira nka nyir'urugo. Iyo haje igikoko cyangwa se haje umujura, nanone ifite ukuntu itanga sinye irimo kubwira ba nyir'urugo yuko hari ikintu kidasanzwe kije. Yesu ashimwe. Ndavuga konekisiyo iri hagati y'ibiremwa y'ibintu Imana yaremye, Imana yashyizeho muri buno buzima, ariko twebwe ubwenge bwacu buri hasi cyane budashobora kumenya no gusobanukirwa. Ubu bukoko bwa Marie Jose buza mu mazu, iteka buza mu nzu bufite mesaje buzanye. Butanga mesaje nyinshi zitandukanye. Hari igihe buza bufite mesaje ishaka kukubwira yuko mugiye gura n'ikibazo cy'ubukene. Hari igihe buza bufite mesaje ishaka kuvuga yuko hari umuntu wenda gupfa muri urwo rugo. Hari igihe buza bufite mesaje ishaka kukubwira ngo hari umugisha ugiye kwinjira mu nzu. Hari igihe buza ufite mesaje ishaka kukubwira ngo ibigeragezo n'ibibazo wari urimo bigiye kurangira, ugiye kubisohokamo. Iteka iyo buje baba bufite mesaje buzanye, ariko kubera bwa bwenge bwacu bwagiye down kubera kuva ku Mana, urabubona ukabona gutyo gusa, samutema ukabukubita, ubundi ukabwirukana, ubundi ukagenza gute, ntushobora kumenya ngo kandi koko kinjira gafite ubutumwa kakuzaniye. Ibi koko byinshi bitandukanye. Iyo ubonye inshishi zitonze umurongo mu nzu yawe, ziba zifite ubutumwa zizanye mu nzu yawe. Iyo ubonye intozi zije mu nzu yawe, ziba zifite mesaje zizanye, kandi ziraza zigatanga iyo mesaje, hanyuma mu gihe runaka zikongera zikadisiparisa, zikabura burundu, zirangije kuvuga ubutumwa bwazo. Utu dukoko twinshi dutandukanye, izi insect, utu dukoko duto twinshi turi aho ngaho, Imana ntiyadushyize muri isi gutyo gusa. Urabireba ukavuga ngo ngo inshishi ntacyo zivuze, ngo ibimonyo, ngo intozi, ngo nta kintu bima, ariko biri connecte n'ubuzima bw'umuntu. Buri cyaremwe cyose Imana yaremeye muri iyi si hari aho yagishyize kigomba guhura n'ubuzima bwawe, ariko ntitubizi. Hari ibibazo byinshi duhura nabyo bikatubabaza, bikadukubita, bikatunaniza, kandi igisubizo kiri iruhande rwacu, ariko kuko tudafite ubumenyi bwo gusobanukirwa iyi si turimo. Yesu ashimwe. Reka mbabwire, buriya abazungu kubera bakiri Imana mbere y'Abanyafurika, hari ukuntu bavunguyeho ku bwenge buke bw'umuntu Imana yari yamuremanye, bashoboye kuvunguraho dukeya kuruta Abanyafurika. Ariko hari ibyiringiro natwe yuko urubyaro rwacu n'abazadukomokaho bazagera ku bwenge n'ubuhanga buhanitse niba Yesu atagarutse vuba. Birashoboka ko ari mu nzira, kubera ko natwe turimo dusenga, kubera ko kwinjira mu bigirwamana, mu byaha, byambura abantu ubwenge, bituma abantu barushaho kuba baswa n'injiji. Nureba indege, umuzungu bwa mbere akora indege yarebeye ku gisiga, yarebeye ku nyoni, afata inyoni abara amababa yayo, areba uko agenda arutana ubunini. Y'indege iri mu kirere ibirambuye amababa gutyo, inyoni iyo iri hasi ibibumbye amababa, ariko kugira ngo izamuke ijye mu kirere ibalansinge irambura amababa,
kandi iry'iburyo n'iry'ibumoso birangana, kandi uhereye hano mu kwaha kwayo kugenda kugera aho ibaba riherera, hano amaba atangira ari manini, ariko uko agenda agabanuka kugeza ku mutwe wayo. Nureba indege niko imeze, ibaba ryawo ritangira hano ku ndege ari rinini, ariko rigenda rigabanuka mpaka kugeza rigeze aho riherera. Ibyo ngibyo ubu bwenge umuzungu yicara bavuga ngo ni gute nshobora kuzamuka mu kirere, areba inyoni uburyo kizamuka, areba uburyo kikoresha amababa. Mu gihe twebwe abanyafurika twarimo tuzihiga n'amatopito n'imyambi, tuzirasa, tuzotsa tuzirya, ariko we yarimo ayifata akareba, reka ndebe inyoni uko igenda, iyo irimo iva hasi ikubita amababa yayo. Uko gukubita amababa irakubita cyane, iba irimo ikaretinga umuyaga, ku mbaraga zayo. Hanyuma imaze gukubita amababa cyane, umuyaga urayizamura ikazamuka hejuru. Iyo inyoni imaze kugera hejuru irambura amababa ikajya hejuru y'umuyaga. Burya inyoni zigenda bijyanye n'icyerekezo cy'umuyaga. Iyo umuyaga urimo kujya iburyo igenda iburyo, yo irazamuka ikajya mu muyaga, irangiza ikarambura amababa, hanyuma ikagendera hejuru ku muyaga, niwo uyitwara. Ibyo ngibyo umuzungu amaze kubyitegereza no kubyiga no kubisobanukirwa, yahaye indege moteri. Muzarebe moteri ziba ku mababa, moteri z'indege ziba ku mababa iburyo n'ibumoso. Indege iri hasi ikaretinga umuyaga, noneho wa muyaga uzamuka, wa muyaga ujya munsi y'aya mababa, warangiza ugaterura indege. Niyo mpamvu kugira ngo ifate ikirere ibanza kwiruka, ibanza kugendera hasi. Uko irimo igenda, moteri irimo guturuna, ibisohora umuyaga, none wa muyaga niwo ugenda ugafata ya mababa ukayaterura. Abantu bize iby'indege, indege ikoresha benzine nyinshi irimo guhaguruka bitewe n'umuvuduko irimo guhagurukiraho, ariko iyo igeze mu kirere hejuru y'umuyaga igabanya benzine. Ishobora gukoresha benzine ihaguruka, igakoresha benzine ishobora kugenderaho ibirometero 500, ikabikoresha iyo benzine yonyine ikayitwika mu minota 20 cyangwa 10 irimo ihaguruka iva hasi. Kuko irimo iva hasi ikoresha imbaraga nyinshi zo kurwana n'ikirere no kohereza umuyaga kugira ngo izamuke. Ubwo nibwo buzima bw'inyoni zibamo. Buri inyoni iri mu kirere igenda ihinduranya amababa, yishaka kumanuka hari uko iyagira gutya, yishaka kuzamuka hari uko iyegura uko nguku, yishaka guhindukira ikengeka rimwe ikazamura irindi igahindukira. N'indege niko bigenda. Buriya umupiloti kinakora mu kirere agenda ahinduranya balance y'amababa. Yashaka gukatira iburyo, iry'ibumoso ararimanura, iry'iburyo akarizamura, indege igahindukira. Yashaka kugenda imbere araringaniza akashyira kuri balance zimwe. Ni imibare. Nimba afite 15 iburyo n'ibumoso agira 15, ikagendera rimwe. Yashaka gukatira ibumoso, iburyo hagira 20, ibumoso akahagira 10, igahita ihindukira. Ni imibare bagenda bakoresha. Zamura hashyiraho ahanga umuyaga umeze gutya ku butumbura cy'ubuntu, manura ukuntu kukunuko. Ibyo biri connecte n'ibiremwe Imana yaremye. Ntabwo umuzungu yagarukiye yagiye mu nyanja areba ari amafi ya barene. Ni amafi agenda akamanuka akicara ku ndiba y'inyanja. Yashaka kongera akazamuka akajya hejuru. Areba ukuntu ifi ya barene imeze,
ikintu kiyifasha kugendera ku nyanja hasi ku mucanga mu birometero ku nyanja hasi ikahaba ikahatsinda yarangiza ikongera ikazamuka hejuru ikajya no hejuru y'amazi. Icyo yakoze ni kimwe, Yesu akora ubwato bwitwa submarine. Buriya bwato bwitwa submarine bw'intambara bugendera ku mucanga hasi, uzarebe uko buteye, ishusho yabwo imeze nka barene neza. Yesu ashimwe. Ibi byose ni urusobe bw'ibiremwa Imana yaremye yashyize mu buzima bwacu, bifite aho biri connecte n'ubuzima bwacu, bifite aho bihuriye n'imibereho yacu, ariko nta musaruro tubibyaza kuko tudafite ubwenge bw'Imana. Yesu ashimwe. Hari umwana w'umusore yavutse ari impumyi, arakura arinda aba umugabo akiri impumyi, ariko biratangaje kuko umuti umukiza wari ahantu habiri. Byari ibintu bibiri bigomba kuba connected, bigomba guhuzwa hanyuma agahumuka. Byari iki? Icya mbere karakondo kagombaga gusigwa ku maso. Icya kabiri cyari ikidendezi kitwa Silowamu. Iki kidendezi kitwa Silowamu cyari kirimo imbaraga zihumura, ariko kugira ngo izo mbaraga zikore byasabaga ko haba connecte y'icyondo n'aya mazi. Uyu mugabo yabaye impumyi ubuzima bwiwe bwose yicaye aho ngaho, ariko adashobora guhumuka kandi kimuhumura kiri iruhande rwiwe. Ariko kuko atari afite ubwo bwenge, kuko nta muntu wari uri iruhande rwawe ufite ubwo bumenyi, washoboraga gusobanukirwa no kumenya neza yuko ufashe icyondo ukagisiga ku maso hanyuma ugafata aya mazi ukashyira mu maso umuntu yakanura. Byatumye abaho imyaka n'imyaka ari impumyi kandi kimukiza kiri iruhande rwiwe. Iyo tudafite ubwenge bw'Imana, iyo tudafite umwuka w'Imana, nuko tumera. Turasafaringa, tukababara, tugakubitwa, tugahangayika, tugaca mu bibazo bikomeye, kandi igisubizo cyawe kigamye iruhande rwawe. Hari igihe tuba dukeneye imbaraga z'ibitangaza zindi zireze, ariko mu kuri imbaraga z'igitangaza ziri muri connection y'ikintu Imana yaremye ku buzima bwawe kigomba kukugirira umumaro. Hari story imwe mu gihugu cyo mu Rwanda, hari umugabo ngo yari afite abana, hanyuma umwana umwe aramunanira, amunaniye none mu gihe cyo gutanga iminani nka se, arangije aragenda areba ahantu ku gasozi, ahantu h'umucanga h'amabuye, hari ubutaka butera namba. Aragenda aramukatira, aramubwira ngo wowe ahangaha niho nzaguha, niho guhaye, niho hazaba umunani wawe, umurage wawe. Afata abandi bana bamwumviraga, abaha imirima myiza yera irimo ubutaka. Ni story, ni true story, ni ibintu byabayeho. Wa mwana wundi asigara yihebye, avuga ko se dataranyanga amayano ntazatera n'ikigori, ntazatera n'igishyimbo. Ariko ni uko atumvikanaga na se, abireka gutyo gusa. Bibaho imyaka irihirika, igitondo kimwe haza uruganda rukora amadafari ya Ruriba, muraruzi. Bagiye kureba basanga itaka kariyeri, umucanga ukeneye gukorwamo ya madafari, barawubona. Babona hano ku Kamonyi, murahazi benshi.
bamaze kuhabona baragenda basanga wa mugabo, angira ati twabonye imari mu murima wawe. Babaririza nyiraho baramumenya, bamaze kumenya bamuhamagara, twabonye imari mu murima wawe, turashaka gucukura ahangaha tukavana uyu mucanga, kandi kuri buri kamyo ipakiye tuzajya tukubarira amafaranga ya nayo. Ni byose hano bampaye bampima banjugunye, none kuri buri kamyo mucanga hari amafaranga ya nayo ngomba guhabwa? Bati yego. It's okay. Barakoranye kontara barasinya, bazana amamashini, bazana katerepurayi, bazana ibikamyo, batangira gucukura bapakira. Arazatera agate bafata bike, ikamyo ipakira yandika umushoferi asinya, ikamyo ipakira yandika umushoferi asinya, ikamyo ipakira umushoferi asinya. Ukwezi gushize agiye guhembwa asanga ageze mu mamiliyoni n'amamiliyoni. Byakomeje gutyo, umugabo aragenda duka mu miliyoneri, na n'isaba aracyacukura. Na n'isaba aracyacukura, na n'isaba aracyishyurwa, aracyahabwa akayabo k'amamiliyoni. Yahindutse umukire. Babana bose bahawe ubutaka bwiza bwera, batanga ibitoki bikaza, batanga ibishyimbo bikaza, bose ubu niwe wishyura abana babo minerivare, niwe ubatunze, niwe ubafasha. Kandi bajugunye, bahamuhaye bazi ko bamujugunye, bamuhimye, kumbe bari bamukijije. Nta kintu na kimwe Imana yare. Hari ahandi hantu hari ibibuye, ari umusozi uri ibibuye biri aho ngaho bidafite rwose ikintu bizamarira umuntu. Mu gitondo kimwe haza uruganda rukora amakaro mu mabuye. Muri ibyo bice by'ingo ngira ngo harugenda za Nyamata za Bugesa. Nyiraho yari umusazi urango w'umukene wibereye aho ngo udafite epfo na ruguru, ariko uru ruganda rukora amakaro mu mabuye rumaze kuza, twaraje rusanga mu misozi yiwe harimo ibitare binini, kandi nibyo bakeneye gusatura. Baraza bakorana kontra, bazanamo amashini besitana mu misozi, batangira kurimbura ibuye no gukata ibibuye ku bitare, batwara mu ruganda bakuramo amakaro. Ni amakaro ahenze cyane ku rwego mpuzamahanga. Nyirahige yarebaga ibyo bibuye, ibyo bitare, ibyo misozi byuzuye ngo akareba ikintu azabimaza, akareba ikintu azabikuramo, akabona nimba ari abantu bagendesheje bavumwe ari muri bo, ariko ntiyarazi ko ari umugisha uryamye aho hantu. Umusaza yahindutse umumiliyaderi mu gihe abandi batekereza ngo urumva nyine ngo ahantu hari koruta, hari zahabu, ngo no hari umugisha. Reka da, n'ibyo bibuye by'ibitare bishinyitse bimeze uko nguko, y'Imana hageze ko ikingura umuryango ikonekitinga n'ubuzima bwawe, amateka agahinduka. Haleluya. Hari ibintu byinshi Imana yashyize mu buzima bwacu, yashyize mu mibereho yacu, bituzengurutse by'umugisha, ariko kuko tudafite ubwenge bw'Imana, kuko tudafite umwuka w'Imana, amaso yacu, reka mbereke, iyo tudafite umwuka w'Imana, iyo tudafite ubwenge bw'Imana, amaso yacu aba areba ibyo abandi bagezeho, umutima wacu wuzuye ishyari, agahinda no kwifuza no gucirana imanza, ingaruka zo kutagira ubwenge bw'Imana. Kuko iyo ufite ubwenge bw'Imana, muri situwasiyo yose ugezemo, Imana ikereyitingamo ikibazo. Kuko nta kibazo na kimwe kiri mu buzima bwawe kidafite igisubizo igihe cyose ugihumeka. I repeat again. Nta kibazo na kimwe kiri mu buzima bwawe kidafite igisubizo igihe cyose ugihumeka. Ikibazo kizagera ku rwego kidafite igisubizo mu buzima bwawe igihe umwuka wagushizemo.
ibibazo bisigarana bahumeka, ariko igihe cyose gihumeka, igihe cyose ukiri muzima, buri kibazo cyose kiri mu buzima bwawe gifite igisubizo. icyo ukeneye ni ubwenge bw'Imana, icyo ukeneye ni revelation, icyo ukeneye ni ukuba connecté n'ijuru. umwana avuka ari impumyi, ababyeyi be ntabwo bari bafite ubwenge bwo kumenya ngo iyi situation umwana wacu arimo nidufata kondo tugashyira ku maso ye tukamwohereza kuri ariya mazi tukagenda tukamukarabya araza guhumanuka. ntabwo bari babizi. umwana arakura, yakira ikibazo, arangije reka mbabwire, hari ikintu kitubaho mu buzima, kwakira ikibazo hanyuma warangiza ugatangira gushaka uburyo ki ubana nacyo. ubundi ubwenge bw'abantu benshi ni ahangaha bugarukira. Yesu ashimwe. ubwenge bw'abantu benshi bugarukira ku rwego rwo kwakira ikibazo barangiza bagashaka uko babana nacyo. uyu mugabo amaze gukura agasanga ari impumyi, ntigeze arwana intambara zo gushaka uko asohoka mu buhumyi, ahubwo yarwanye intambara zo gushaka uko abaho mu buhumyi. uzi igisubizo yashatse? yagiye ku muhanda gusabiriza, ariyakira, yakira ko yavutse ari impumyi, yakira ko azaba hari impumyi, ahubwo aravuga ngo mu buhumyi bwanjye nabaho gute? ntabwo yigeze arwana no gushaka kuva mu buhumyi, oya, ahubwo ikibazo cyari kiri muri ubu buhumyi nabaho gute. How can I survive in this situation? ni gute umunsi wanjye watambuka? ni gute umunsi wanjye warenga? ni gute ijoro ryanjye ryarenga? okay, ndi impumyi, ikibazo ndagifite, niyakiriye, namaze kwiyakira, ndiyo nta kibazo, ahubwo ndabaho gute? rero ukuntu ndi wowe nta kundi nuko ndi bujye ku muhanda gusabiriza. benshi ni uku nguku batekinga solution muri bad situation barimo. nyine nta kundi, ubwo reka nshake uko niyaranja mbeho muri iki kibazo. ariko igisubizo ntago ari ukujya ku muhanda gusabiriza, ahubwo igisubizo cy'ukuri ni ndahumuka gute? nasanze ndi impumyi, navutse ndi impumyi, data na mama baraferize kugira icyo bakora ngo mpumuke, ariko jewe ndaza gukora iki kugira ngo mpumuke? hari ibintu byinshi ababyeyi bakabaye barakoze ku buzima bwacu, hari ibintu byinshi ababyeyi bakabaye barakoze ku buzima bwawe, ariko baraferinze. ikibabaje ni kimwe rero, nuko na nyuma yo kubona ko ababyeyi bawe bananiwe nta kintu bigeze bakora, nawe uzi ugahita ushaka uburyo ki noneho wibanira n'iyo situation, nawe ntugire icyo ukora. ababyeyi bawe babuze ubushobozi bwo kukohereza ku ishuri ngo wige, nawe aho umenye ubwenge ugiriye amaboko wabyakiriye gutyo, uhitamo kwibera ku muhanda, uhitamo kuba imbogo. ababyeyi bawe nta kintu bigeze bakora kugira ngo baguhe umurage, baguhe umunani, baguhe base, baguhe foundation y'ubuzima. noneho wisanga street, wisanga ku muhanda. so ikibabaje ni kimwe, ni uko nawe wese ugemera ukavuga ngo it's okay, reka nange nigume muri situation, reka nange nibereho uku nguku. ugomba kurwana n'ikintu ababyeyi batigeze barwana ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. ababyeyi ntibigeze barwana ngo bagire bakuvana bagire bakugeza, ariko ugomba kurwana kugira ngo uve aho wisanze ugire ahandi basi wikandagiza, nibura uzakandagiza urubyaro rwawe. iyi mpumyi yisanze, ababyeyi ba nta kintu bigeze bakora ngo ahumuke. uzi iyo ufite umwana mutoya uko agenda akura hari utubazo ugenda ubona.
ararwara, ukarwana n'ubwo burwayi, urwana no kugira ngo yige, urwana n'ibintu byinshi cyane bitandukanye ku buzima bwe kugira ngo abe. Hari ibyo rero urekera kuko wabuze ubushobozi, ariko birabaje ko umwana nawe asanga hari aho watsinzwe, hari aho wananiwe, nawe yarangiza agahita yicara muri iyo feyira y'ababyeyi nawe akayibamo. Iki ni cyo cyabaye kuri umugabo w'impumyi. Mu gihe ababyeyi be ntacyo bigeze bakora ngo ahumuke, nawe ntacyo yigeze akora ngo ave muri ubu buhumyi, ahubwo yashatse ukuntu yaba muri iyo situwasiyo akabana nayo. Iki ni cyo kitwica mu mibereho yacu n'ubuzima bwacu. Amaze kwiyemeza kubaho gutyo, amaze kwemeza kuba muri situwasiyo, amaze kwiyemeza kuba muri ubwo buzima abubamo, arakura ahinduka umugabo. Ariko igitondo kimwe ahura n'umugabo w'amahirwe ari we Yesu Kristo. Haleluya. Muri iyo situwasiyo wemeye, muri iyo situwasiyo wakiriye, wahisemo kubamo, wahaye umwanya, reka nkubwire ngo basi Imana iguha amahirwe izane Kristo mu buzima bwawe. Imana iguha amahirwe izana umwami Yesu mu buzima bwawe. Ngo abigishwa bahise bamucaho. Haleluya. Hari indirimbo ya Chance na Beni bembye avuga ngo nene arahindutse urugero rwiza rw'ibibi, urugero rwiza rw'amarira, urugero rwiza rw'uwananiwe, urugero rwiza rwa failings. Hari igihe mu buzima uba uri urugero rwiza abantu batangaho iyo bashaka kuvuga ikintu kibabaje. Iyi mpumyi rwari urugero rwiza rwo kubarizaho ibibazo, rwari urugero rwiza rwo kwerekana ku muhanda. Abigishwa ba Yesu bari kumwe na Yesu barimo bagenda, baca kuri iyi mpumyi yicaye ku nzira irimo isabiriza. Iyi mpumyi yari itandukanye na Barutimayo. Barutimayo yarazi agaciro ko kubona akariko, kugeza igihe ubwo yumvaga Yesu yavanyemo umwambaro warawujugunya, ararwana, arasakuza, arataka, arwana kugira ngo ave muri ubuhumyi. Iki ni ikimenyetso cy'uko Barutimayo igihe cyose yaragashakisha uko yava muri ubuhumyi. Yari yicaye ahantu atahakunze, yarasabirizaga ariko atabikunze, yarahabwaga ariko atabikunze, ntabwo yanyurwaga n'ibyo yahabwaga. Yumvaga nawe yahaguruka akabyikorera ku giti cyiwe, yumvaga nawe yagera ahagera mu buzima. Ntabwo yaranezerewe n'ubufasha abonera ku nzira yicaye hariya. Byatumye biba ngombwa yuko igihe yumvise opportunity akumva ngo hari umugabo witwa Yesu arimo gutambuka ku nzira, Barutimayo yarasoze, avuza induru, arataka, arahamagara, mwana wa Dawidi. Baramucecekesha, ceceka, ceceka, ceceka. Avuga sinshobora guceceka, nigize agahinda n'ibibazo maze migiye kuri uyu muhanda. Avuza induru, arataka, ararira, 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 kugeza igihe Yesu yavugiye ngo nimumuhamagara aza ahundi. Atandukanye n'uyu mugabo wundi wa kabiri. Uyu mugabo wa Yesu yamuciyeho, n'abigishwa bamucaho. Ubumye yari yarabwakira azi ko ari ikintu yavukiyemo, yakuriyemo, yabayemo. Icyo yakoze ni kimwe yabwiye abigishwa ba Yesu: nta gaciro mwasigaranye ngo mumpe, mwamfunguriye. Ntabwo yari afite umutima wo gutaka ngo ave mu kibazo arimo. We icyo yashakaga ni kimwe, yashakaga umuha amafaranga yo kurya iryo joro, yashakaga umufungurira muri ako kanya. Hari igihe ibibazo biza mu buzima bwacu tukabyakira, tukaba tutagifite umutima nk'uwa Barutimayo wo kurwana ngo dusohoke, ahubwo tukaba dushaka ikintu cyadufashiriza muri icyo kibazo turimo. Uwamfashiriza muri iki kibazo ndi? Nkeneye umuntu unyifashiriza iby'uyu munsi, ubundi ejo nzongera nshaka undi umfasha. Ariko Barutimayo siko byari biri. Ni abagabo babiri batandukanye mu mitekerereze, batandukanye mu myumvire, batandukanye mu madesiziyo, batandukanye. Yesu ashimwe. Ariko nyine Bibiliya avuga ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza, ngo amahirwe n'ibigwirira abantu biba kuri bose. Hari usohoka mu kigeragezo kuko yafayitinze, hari n'undi amahirwe aza akagwaho tu.
basi mu buryo bwose Imana igutabare, nufayitinga Imana igutabare, nimba unicare nyine ucecetse basi n'amahirwe n'abakuzeho mu izina rya Yesu. Haleluya. Abigishwa bamaze kumuha uduceri basaguye, barangije baratambuka bageze imbere, barangije babwira Yesu, mwigisha iriya mpumyi duceho wayibonye? Undi ati nayibonye. Reka tukubwire story y'iriya mpumyi. Buriya tuba turanyera epfo muri karitsiye, rero disi uriya mwana yaragowe nyine yibera ku nzira urasabiriza igitondo n'umugoroba, ariko yavutse ari impumyi. Yesu ashimwe. Buriya uko mureba kuriya yavutse ari impumyi, ariko mwigishwa turashaka tukwibarize tubwire, uriya ko yavutse ari impumyi yarakiraga nje aratarakora icyaha, none kiriya gihano cyamugiyeho kugira ngo abe impumyi kuri uriya rwego byatewe n'iki? Niwe cyangwa n'ababyeyi biwe? Iyo ababwira ati niwe, bari kumaza ati none se uruhinja rukora icyaha gute? Iyo ababwira ati ni umubyeyi n'ababyeyi biwe, none se ko icyaha ari gatozi, kuki umwana ari mazira ry'ababyeyi bakoze? Yesu arababwira ngo umwana nta cyaha afite, n'ababyeyi nta cyaha bafite, ibyaha byabo nyine n'ibyaha byabo, ariko sibyo byatumye uriya bakuriye. None se mwami mwigisha ko yabaye impumyi byagenze gute? Ibi byabayeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe mu buzima bwe. Haleluya. Hari ikintu cyiza mu buzima bwawe kugira ngo imirimo y'Imana ikwerekanirweho, kugira ngo imbaraga z'Imana zikwerekanirweho. Hari ikintu cyiza mu buzima bwawe kugira ngo ugire ubuhamya, kugira ngo ugire ishimwe, kugira ngo nawe ejo uzagire icyo ubwira abandi. Haleluya. Byabaye kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe mu buzima bwiwe. Okay, thank you. Yesu araza asanga siyo yamuhamagaye, arayisanga, acira amacandwe hasi, atoba kondo, hahandi nyine ahoraga yicaye asabiriza, hari igitaka gishobora guhumura amaso yiwe, ariko yahicaye imyaka y'ubuzima bwe bwose asabiriza kuva kiraganja kugeza ahindutse umugabo. Ariko aho yicaye ku gitaka, yicaye ku butaka burimo imbaraga zo kumuhumura. Yesu afata cya gitaka maze igihe yicaye hasabiririza, aciramo amacandwe, aratoba hava amakondo, arangije asiga ku maso, arangiza amubwira ati genda ku kidendezi cyitwa Silowamu wiyuhagire urahumuka amaso. Icyo kidendezi Silowamu kari akagezi k'iwabo, bari basanzwe bavomaho, bari basanzwe bajya gukarabira, bari basanzwe bajya kuvanaho amazi. Nta muntu wamufashe ukuboko, nta muntu wamurandase, impumyi zigenda bazirandata, ariko ahantu impumyi imenyereye iritwara. Bivuze ngo iki kidendezi Silowamu yari asanzwe kijyaho igitondo n'umugoroba, ariko ntiyari azi ko hariho imbaraga zibohora, ntiyari azi ko hari imbaraga zamukiza. Yahajyaga agiye kuvoma, akahajya agiye koga bisanzwe, ariko kuri iyi nshuro yahagiye afite itegeko ry'umwami. Haleluya. Yagiye kuri iki kidendezi agiye gushakayo gukira, agiye gushakayo imbaraga. Imbaraga zimuhumura zari zigamye muri aya mazi imyaka n'imyaka. Hari imbaraga ziguhumura, hari imbaraga ziguhagurutsa, ziryamye ahantu igihe kirekire, n'ahantu uhora uca, n'ahantu uhora unyura, ariko kuko udafite ishurirwa, kuko udafite ijambo ry'umwami, ntushobora kuhavana izo mbaraga ngo zikize ubuzima bwawe. Imbaraga zikiza uyu mugabo zari zigamye muri amazi Silowamu, ariko arahajyaga akava adahumutse kuko atari bwamenye ko aho hantu muri ayo mazi harimo imbaraga zo kumukiza. Yesu ashimwe.
hari ibintu iyo bihujwe bibyara imbaraga mu buzima bwawe, bibyara ikintu gihambaye mu buzima bwawe, bihindura imibereho yawe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe dufata igitaka tukakivanga n'umunyu tukabisengera tukabinaga ahantu runaka. Buriya abarozi mu isi y'umwuka, Satani hari ibintu yabigishije twebwe tutazi. Iyo barimo bakuroga, usibye abandi baza kukuvangira amakemikozi mu byo kurya, ariko abandi bakurogera mu mwuka bafite ubwenge bw'ikidayimoni bakoresha, bagafata ifoto ye cyangwa bagafata amacandwe ye cyangwa se igitaka cyangwa bahagaritse cyangwa bakandagiye, barabifata bakabihuza bakabivanga bakagira amagambo runaka batongera bavuga, bigahita biza bikagira ikintu bikora mu buzima bwawe. Hari urugo rumwe bahoze ari abadepite mu nteko ishinga amategeko, nyuma barangije birukanwa ku kazi, baterezwa cyamunara, barahomba, ubukene burinjira, barakubitika, bagurisha intebe, bagurisha televiziyo, bagurisha amasahane, bagurisha buri kimwe, barakena bajya hasi, imyambaro irashira. Igitondo kimwe umugore arahaguruka ajya gushaka Imana, arakizwa, azana umugabo we mu gakiza, bahura n'umukozi w'Imana umuhanuzi, bamubwira, bamutekerereza ibyababayeho, abwira ati nzaza mu rugo gusenga. Araza arasenga, bamara iminsi 3 basenga bari ku karago bahamagara Imana. Igihe basengaga umunsi wa gatatu mu ijoro, Imana ishora umukozi w'Imana. Hari miruwari, murabizi kuri saramanje, hano bagira muri saramanje haba akarobine n'agasinki k'amazi, noneho imbere hariho miruwari. Iyi miruwari yari iri muri salo. Umukozi w'Imana ku munsi wa gatatu arabyuka, abwira munzanira inyundo, bamuzanira inyundo, araza afata ya miruwari iri muri salo, arayikubita, arayimena, arayishwanyaguza, arayijajangura. Mugabo n'umugore baramubaza ngo ukoze ibiki? Abwira ati ibyo nkoze ndabizi, nyuma y'iminsi 7 nzagaruka muri iyi nzu mbasobanurira icyo nkoze, ariko nzasanga ari indi nkuru yindi itandukanye ni hari uyu munsi. Kano kanya nta kintu ushobora kubabwira. Arangije aragenda. Nyuma y'iminsi 2 umugabo yakira telefone ivuye mu biro kwa perezida, ati itegure ugaruke mu kazi kubera ko dusanze bararenganye, warabeshye. Bari baramusopanije, baramubeshyera, bamuhimbira amadosiye y'ibinyoma, hanyuma igihugu kiramukomaniriza neza burundu. Aramanuka ajya hasi, utuzi twose turabura. Ariko nyuma yo kumena iyo miruwari abona telefone ya perezida, asubizwa mu kazi, ahabwa imodoka, ahabwa amafaranga yo kujya guhaha mu rugo no kugura imyenda no kugenza gute. Banga guhamagara umukozi bavuga ati n'undi yatubwiye ko azagaruka nyuma y'iminsi 7, reka tumutegereze. Nyuma y'iminsi 7 aragaruka. Agarutse asanga bapanze amavarisi, barimo barimukira mu nzu ya guverinoma yabahaye. Abwira ati igihe nendanga ni monsenga, Imana yampishuye ko iriya miruwari niyo abarozi bacagamo baza gutera ubuzima bwanyu, kandi n'abarozi bo mu muryango iwanyu bakoreshaga iriya miruwari. So uko mutambuka muyireberamo, uko muza gukara mwirebera muri iyi miruwari, niko bapfumu bahitaga bakurura amashusho yanyu,
bakajyana ikuzimu bakababona. we wirebaga muri miruwari, kumbe yari kamera y'ikuzimu igukurura ikakujyana wowe n'umuryango. umuntu wese wireberaga muri iyi miruwari, feri ya mbere itaga yifatira ikuzimu. niryo ryari irembo ry'abadayimoni mu rugo rwanyu, mu buzima bwanyu. nicyo cyabagejejeyo, niho mwari mufungiye. igihe nakupitaga iramira ati nubwo mwasanga, nubwo mwagenzaga gute, ariko mwarangizaga gusenga, mwagaruka mwakwira muri miruwari, mugahita mwongera mugasubira ikuzimu. igihe nayikubitaga nkayimena, konegisiyo yose y'ikuzimu n'abarozi bari bafite ku buzima bwanyu yari imenetse, yari icitse, byari birangiye. narinzi ikigiye gukurikiraho. nanze kubabwira ko mwari kuvuga ngo nibisa, ndabwira nyuma y'iminsi 7 n'ubundi narenga rusanga nje kubimura ngo tugende mu nzu bagiye kuba. baragenda bayinjiramo, barahasengera, bamara iminsi 7 bayisengeramo, arangije aritahe. abarozi bazi imikorere y'utuntu duto twebwe dusuzugura, bafata bakagahuza bakakabyaza ikintu runaka. bohereza ivubi rikaza rikarika hejuru umuryango iwabo, kikaba ari igicaniro cy'abadayimoni kiri hejuru y'umuryango wabo. ako kanya ibyinjira n'ibisohoka byose bikajya mu biganza by'abarozi. buri kintu cyose cyinjiraga bakagifata kitaragera mu biganza byabo. n'ibyo wagize byose inyatsiga igatera, ukajya usohora batwara. bitewe n'ivubi ryabumbiye akabumbano hejuru y'umuryango iwabo. bazi iyo mikorere, bakoherereza ipusi igagara imbere y'umuryango ikarira, amarira akaba yinjiye mu nzu yawe, ikajya hejuru y'inzu yawe. bakakohereza ibisiga bikaza bikajya hejuru y'inzu yawe, bikarikaho, bikawohereza amatotori yabyo. ako kanya ubuzima bwawe bukaba burahindanye, ntagire wongera kukwibuka, ntagire wongera kugutekereza, ntagire wongera, ukagaragara nyine nk'amatotori. n'isi y'umwuka niko bimeze. niba akondo n'amazi bishobora guhumura impumyi, niko bikoreshejwe mu yindi nzira mbi bishobora guhumisha uwarebaga. igihe umupfakazi yazaga kureba Elisa amaje ngo ufite iki mu nzira, ufite amavuta, genda utire ibibindi nurangiza usukemo. iryo jambo nuko guhuzwa biproducinga amavuta. niko n'ubundi stili hashobora kuza ikintu mu nzu yawe kigahita gitwara umugisha wose kikawujyana. mujye mwitondera impano mwakira, mujye mwitondera abo mwinjiza, mujye mwitondera abaza kugira ibyo babaha. umuntu aguha impano akagoreza ikintu ukakinjiza, ukakizana ukagitereka mu nzu iwawe, ukagitereka mu gikoni cyawe. ako kanya ibyo wari utunze byose n'ibyo wari ufite byose bikayoyoka, inzara ikinjira mu nzu yawe bivuye kuri gift. umuntu akagwisha uko kuryamaho, ukagenda ukayiryamaho, ukazenda upfa utabyaye. umuntu akagura urukweto rwo kwambara, ukarwambara, muti kagenda kakurenza umuhanda, amaguru agacika. gift. turi mu isi, buri kiremwa cyose, buri kintu cyose kikuzengurutse gifite icyo gikora, gifite imbaraga mu isi y'umwuka. gishobora kukugira neza, gishobora kukugira nabi, gishobora kukuzamura, gishobora kukumanura, biterwa n'imbaraga ziri inyuma y'icyo kintu. akakondo n'amazi bisunitswe n'imbaraga za Yesu ziri inyuma yabyo byahumuye umuntu. ariko igihe hari kuba hari imbaraga z'umurozi cyangwa z'umupfumu, byakwica umuntu cyangwa bikamuhumanya. twemo tuvuga imbaraga zo ku kidendezi Silowamu, twavugaga ikidendezi Silowamu, ariko ni byinshi bizengurutse ubuzima bwawe. Imana ibahe umugisha. mwakoze kuba imbere y'Imana, mwakoze kwa mu bwiza bw'Imana. uhereye ku munsi w'ejo kugeza ku cyumweru dufite amasengesho y'iminsi 7 n'amasengesho yo kubohoka ingoyi z'ubukene. tuzaganira byinshi muri amasengesho. dufite ingisho nyinshi zagera aho zidukura n'aho zitujyana, kandi zagera aho zitugeza. nturangare, ntuzabure, dufatanye kwiyiriza, dufatanye kuba imbere y'Imana, dufatanye gusenga. tuba dufite inyigisho ku manywa ku rubuga rw'abakunda Imana, kandi ku mugoroba tuba turi aha ngaha
live kuri YouTube buri munsi kugeza ku cyumweru. Tube muri aya masengesho kugira ngo ducagagure ingoyi zose z'ubukene, ubukene bwa karande, ubukene bw'uburozi, ubukene butandukanye buri hejuru y'ubuzima bwacu, imyuka y'inyatsi, ibintu bisubiza abantu hasi, biha amaboko y'abantu, bica abantu intege, byose dusenga tubisambura, kandi dufite n'inyigisho zitandukanye zishingiye ku ijambo ry'Imana zitwigisha uburyo ki tugomba kubohoka izi ngoyi z'ubukene. Imana bamugisha mukoze ko imbere y'Imana abadukurikiye. Reka dutange umwanya wo guturira Imana. Izo nimero ziri kuri screen zanyu mwazikoresha murimo kubiba kandi murimo gutanga ituro, n'abazadukurikira hanyuma mwazikoresha nta kibazo. Abari ku mbuga zacu namwe mwakoresha za nimero dusanzwe dukoresha, ni zimwe. Imana wo mwijuru ibahe umugisha. Reka dusenge turangiza. Data mu izina rya Yesu Kristo, umugisha ubwoko bwawe bwabanye natwe, umugisha bakurikira ijambo ryawe, umugisha Mana umuntu wese urambuye ikiganza cye watura, umugire neza, mwambike imbaraga zawe, umugisha wawe kandi ukuboko kwawe n'imbabazi ze n'urukundo rwawe bibe hejuru ya buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze Mwami kubana natwe, izina ryawe ishimwe kandi ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze ko imbere y'Imana. Mugire icyumweru cyiza. Bye bye. Bye. Ciao.